guhunga mbere byagize n'uruhare ujya kuko navugaga amateka nkimara nabaye mu Adventiste muri za 82 tangira kuja nzahani Kigali mu mahugurwa kandi n'umushumba tero ry'Abadventiste rantoranya narubwiriza butumwa bushaka hatubabona nkora ibintu byo kugenda nihanisha abantu nzino intambara ikubise intambara ibaye yo kubohora igihugu nanjye bampize bukware bati Mudenge we ni inkotanyi kera ntabwo abantu nababaga bakize kugera Kigali hari nko muri Amerika uvuze ngo umunyarwanda wageze muri Amerika wenda haracyari kure nubwo mvuye ariko ndi kure no kuza Kigali byari bikomeye nje rero bampize bukware bavuga ngo ntabwo nabaganje mu mahugurwa y'ibyitorero ivuga butumwa ahubwo nabaganje mu nama z'inkotanyi bampize cyane mu buryo bukomeye nzira n'umuntu witwa Ruzibiza Stanislas wari umwe mu bayobozi mu ba professeur bigishaga muri kaminuza y'Abadventiste yakoraga imudende kuko ni wamfashe muri icyo gikorwa kivuga butumwa ndetse n'umuntu wanambyaje n'ubutumwa mu buryo bwiza njya mbara muri aya mateka ko yangiriye akamaro Imana yamukoresheje ariko akimara guhunga yahunze tariki 10 z'ukwa 10 kotanyi zimaze 4 ziteye bamwanditse no muri kangura ya 5 bavuga ngo yari yaje mu rwego rw'inyenzi nanjye rero bampize cyane bavuga ngo ntavuga butumwa nabagamo ahubwo nafataga amafaranga ya bene wacu b'abatutsi nkayashira mu gikapu nkayashira Ruzibiza kandi icyo gihe n'ibitabo dukanajyaga njyana ngaje guha abantu babwiriza ubutumwa inkazi byagiye aho rero niho naje no gucukura umuhonga mu nzu narihishagamo ko bampigaga cyane abavandimwe abahutu byane navuga ko ndebera umuntu mu mitekerereze ntamurebera mu bwoko hari bamwe baje bakambira bati Mudenge ntukajibona bene wanyu b'abatutsi bafite agahenge nawe ugira ngo uragafite abagushije inshuro 5 bashaka kukwica bashaka kuzoza nijoro bakakwicira abonye ko abasirikare baje kabiri Imana ikakurengera mu rusengero baje baza kwagukura ariko umudamu waje ateka akaruje kurara handi namaze nk'ibyumweru bibiri njya kurara kwa vandimwe hatungira u Rwanda abantu bazobona ngenda nijoro hatubazona me bati buraje ahe bankekeho n'ubugambanyi cukura umuhonga mu nzu mu cyumba cyanjye ubwo noneho ibintu bikomeye hari gihe baduteye ari ku isabato nimugoroba baza bambaye ibyatsi aho wenda niyo mbarutse yabaye duhunga data wacu witwa Segiti ndibuka tekereza si ndi n'umushumba ntaraba n'umunyedini ntabwo nicaga n'imbeho ziko abana bakora ibishungo narebaga imbere irahagaragara nkumva nyigira impu ariko icyo gihe tekereza kubona afata Bibiliya n'icumu nari mfite gacumu kafira bito nakoresheje ndacukoza toshobora n'umuntu sino mukubise inkoni ariko icyo gihe baradutera ku isabato saa 11 mfashe Bibiliya n'icumu mvuga nti Mana nko wafashe Dawidi ahanganye na Goliath reba nabo bantu baduteba turabavandimwe udushoboze cyakora kwaguka ni Imana yakangaga ntabwo ari bamudenge hato tubona akagoro akaraje twumva bari kuje inama nanicabutse kera ngenda ndi mu majeri njya kumviriza n'ubari kuba ngo saa 8 ngo saa 8 bifata ko saa 8 bari bugaruka ariko bikiraho bamaze kugenda mbona ikintu gisa n'ikoti ngiye kuransanga ni data wacu witwa Segiteye bamutemye yumvise badutera ari kuri kabara ari kumwicupazana n'undi witwa Kamari bondi Kamara murushamaguru yari muto wunda n'umusaza abagwamo indangamuntu ntabwo yabazwa bamaje byangombwa azana ikarita ya mirenite niyo mvuga yo kurengera niyo yagaragaje bwa mbere barayimusubiza ubwa kabiri igitero cya kipe ya kabiri nta kundi bamaje byangombwa bamushanganyije imihoro baje gutema mu mutwe agakinga intoke nubaherutse gupfa intizi intoke zombi barazitemye ubwo twagwanaga dutyo wari mu kazitiro yaguye bamukusiye umuhoro n'intoke baziciye bamukuse n'ikindi gisuti n'umuhoro wo kukuguru niho nagiye kurambona niwe turaterura turapfuka hatabarembye yari yasomye n'agacupa kugwagwa amaraso abakamye ari kuvuga ni batumeho umuhungu we Munyangari ngo data wacu witwa Mashara ati Segete ati bambe ati wopfa neza iki nigihe cyo kuraga ati ko amaraso akamyore kukagenda iryo joro sinza ko natekereje nambabwe nti se ntabwo twomuheka tukagenda tunyura mu bigore tukamujyana kuri dispensaire yo kuri butaka uwo data wacu aranseka ati mwa ntabwenge iki nigihe cyo kuvuza wo kwiganyira nawe kutari buramuke ubwo amaraso yavuye sinzi uko natekereje akajeneti nkahambira hano mu kuboko agana mu rutugu mbona aratsinye kujya kwihagarika twari turi kumuterura amaraso amaze kumuvamo niho mama wacu umubyeyi witwa Mukanyindo yashigishaga kumara gasoma ababaye nkutsimbuka bikiraho numva abantu baje ariko ubwo ubundi twari turumva bari buze iryo joro niho twagiye nuko ngo mumve impamvu twagiye iryo joro niho njyana abadamu mu nzu turasengana abantu n'urugamba nk'urundi muteke n'umwana ushoboye kwiruka yiruke mu nda hakomeye ndangije kubabwira iryo turasengamo n'abadamu bogeje nkono barateze igihe ibyo byegereje gushya ariko ubwo twagiye dufata amabuye mato uko twabaye bavuze ngo baragaruka sinzi uko numvise abantu
muri bane ngo nitwebwe ntimuraje ngo turaje mbambwiye wowe witwa Kamari yari umuntu udatinya n'ubu waracyari ndi Kamari ntutume batuzamo nohereza y'amabuye giye kumva numva umuntu aravuze ngo aranteye yo gapfa nabi akivuga iryo jambo nabonye imbunda hari imbunda zinyatsa mbona amasasa ane mu kirere ari ba Kamari ari ababyeyi bari mu ariko twe twari dutuye nko ubwo ndi mu rugo rwa data wacu hari urugo runini rugizwe n'amazu nk'atanu bose mbona ari abagore ari abana ari ba Kamari bose aragiye pita nterera ryacumuna y'amabuye ngenda nteze amaboko ntingabo murakaza ntimwumvise ko navuze ngo muje nkaho twasezeranye nabatu ariko nagize ndi ngiye bandase ariko mbabwiye impamvu nabateye amabuye cyakora ngiye kuhagera kajya numva undi ari kubwira ngo uretse kumurasa ariko ubwo nitanze nemeye kugufa ngiye kugera mu maso yabo hari abasirikare ba Habyarimana mbona wa undi nateye ibuye ari gushaka ko nkubita inkoni wa undi arayifata arayimwaka ariko wa undi uri kwimwaka ngo ariko shaka ngo intwaro mufite muturwanisha nizi ariko mbagezeho ndavuga nti ngabo ntazo nguko nababwiye nabantu bari baduteye n'ubu hari uw'intero uryamye mu gakinga zari inzu z'ibyatsi niho baje barakongeza itorosha baramureba bati muzeho raho bati muraho bana banje ariko yagaruye agatima buhoro bati se ko tubona amazi ari menshi abandi bari hati simbahisha babonye ari amasasu bumvise ari amasasu bose baragenda nanjye kwara kugira ngo niba munyica munyice ariko mbabwira ko tutari kurwanya ingabo kandi ari mu muntu ukwiye kuturengera niho bavuze bati nabahisha babateye shawo ahubwo numva ngo izisoni uzi kuvuga ngo urugutego nawe umuturanye ti bamwe ni mu bavandimwe ati shawo rero turi muri zare nibagaruka muze kudutabaza bakimara kugenda niho andi nababwende babandi ba Kamari baraje nabandi nabo mukomeze mucanirize inkono zi niho nababwende ngo turahunze turagiye nanjye ngiye iwacu ngiye kubwira abamuzehe n'umudamu ejo tugomba kugenda iryo joro niho nagiye mbwira n'umudamu ntibimuhonga muzawusibye mwebweho n'abacukuriye imva niba ubona bazawahambamo ariko muri bujye muzawusiba iri joro turagiye niho twagiye ukamara avuga ati mwe bahungu mugende muri abasore mwigwaho we n'Imana nibafasha murambuka ubwo twambutse dutyo imiryango yacu bagiye baza ba data n'abandi tumaze nk'ibyumweru nka bitatu ariko ubwo naho n'ubuhamya burebure n'umudamu wanje baje kumufata uyu mwana twiciranye afunganywe na nyina amaze iminsi 5 avutse uyu yamaranye na nyina muri Bigugu ya komine Muto kubara bamaze kumbura umudamu wanje sinzi uko yazanye imyenda na warajijwa ngo azane inkweto n'imyenda yindi bamufatira kuri duwani ya Kabuhanga bandika impapuro ngo inkotanyi ngo arajanye ngo arafite n'impapuro z'inkotanyi aragenda baramufunga bavuga ngo bazomurekura ruko ngarutse ndavuga ntubwo yabaye igitambo cyanje ubwo yamaranye n'uyu ibyumweru 2 kuri komine ya Mutura baje kumurekura ari umupasitori wacu agiye gusaba urumestiri ubwo umudamu akiza niho nabo bateguye iburyo nabo barahunga badusanga ku Cyeshero nuko twahunze